ntakoze isoni. Yesu wizeye ntakoze isoni. Haleluya. Yesu yabonye ntakoze isoni. Haleluya. Haleluya. Abantu bahemuka, abantu byabananira, yagusezeranye nabishobore, ariko Imana twizera, Yesu twizera ashobora byose. Haleluya. Umutware yakurengera, ariko ibidashoboka, ibyo atashobora, hari umutware urenze abatware, ariwo Yesu Kristo. Yagira gute? Yabikora. Haleluya. Ngo ako kanya nyina wa Yesu arababwira ngo icyo ababwira mu gikore. Yabibiye akabanga kubera yuko ibyo Yesu yavugaga ntabwo wabishyira mu mibare, niwo wabishyira muri sayansi, niwo wavuga ngo yabyize mu kangahe, nta formule bifite. Hari nawe yafataga konda agasiga umuntu ku maso. Ibyo se wabyize, wavuga uti vana umwanda wawe ukiruka ushaka kumusiga icyondo. Ibyo se ninde wabyemera? Mu isuku n'abashinzwe isuku rwose ntabwo wabakira. Bwana sifiwe. None Mariya yaramuzi nyina, aragenda aramwongorera atumva. Nzi ko mukunda gupinga no guhakana, ariko hano niba mushaka kuva mu isoni, icyo ababwira mugikore. Kandi koko ngo Yesu yaraje avuga ati byagenze bite? Ati vino yadushira, tugiye gukorwa n'isoni. Ati ni muhumure, hari ibivomesho, hari rubini hari, wowe wabyemera nimuvome, mugende muvome, mwuzuze intama, mwuzuze biriya bidobo n'ibigunguru biri hariya. Nimurangiza mudahe, mushyire muri utwo tujage twiza mbona mufite n'utwo tundi twose, mugende musuka mu bikombe, mu birahuri, muhere ku mukwe mukuru abanze ngo. Usibye ijambo Mariya yababwiye ati akabibira akabanga ati mubikore n'umupira. Ninde wari kubikora? Ngiye kuvoma amazi, nyasutse mu ntango, ntabwo mbonye bihindutse mu muhondo cyangwa oranje cyangwa ngo bibire, ndongera ndadashe, nsutse mu kirahure mbona ari amazi, nze kubibwirwa n'umuntu urimo kunywa. Bwana asifiwe. Kugira mugeze wote ijambo ry'Imana ni rizima, bisaba kwizera gusa. Haleluya. Bisaba kwizera gusa. Yesu ashimwe. Icyakurikiyeho ni iki? Ngo bamaze guseriva umukwe n'abashyitsi bandi banywaho, yamuyeho gusa ati kuva nawe dore vino. Ariko mwatubanje bibishe, muduherutse biryoshye cyane sha. Barishima ariko ntabwo bari bazi aho byakorewe. Ibyo Yesu yakoze bitandukana n'ibyo abantu bakoze. Imirimo Yesu akora itandukanye n'iyo abantu bakora. Haleluya. Ibyo muganga yakora ni byiza, ariko ibyo Yesu akora ni byiza kurenzaho. Haleluya. Yarazwi rero, bari bamuzi ngo umutware yumvise ko Yesu agarutse. Ye baba we, iyo yari inkuru nziza kuri we. Ngarirukana cyane, arahaguruka ariruka, ngajya gushaka Yesu, ngaramwinginga, aramubwira ati mwigisha. Haleluya. Ndakuzi, mu bukwe nari mpari, imirimo ukora ndayizi, nari mpibereye kuva uhavuye, inkuru zakuriye ahantu hose, ndakuzi ntashidikanya. None nje imbere yawe, dore isengesho ryiza, naje imbere yawe, agahungu kanjye kagiye gupfa, ngwino ugakize kuko ndabizi urabishobora. Haleluya. Agahungu kanjye kararembye, agahungu kanjye kagiye gupfa, agahungu kanjye ntigatuma dusinzira, agahungu kanjye ntabwo gatuma turya, agahungu kanjye ntabwo gatuma umutima utuza, agahungu kanjye kadutera stress, kamerewe nabi. Aka gahungu kanjye kagiye gupfa, nta wundi wabishobora. Abaganga ntibabishobora, abatwara nkanjye ntabwo babishobora. Haleluya. Abantu bandi ntibabishobora, ariko wowe ndabizi, wowe ndakuzi, mbifitiye gihamya. Haleluya. Amen. Wese aramubwira ati ndabizi namwe mukunda ibitangaza n'ibimenyetso. Yarangije amubwira ijambo ryiza cyane, uvuga ngo amen. Yaramubwira ngo genda, gahungu kawe kakize. Genda, gahungu kawe ni kazi. Sicyo bivuze? Isengesho ryawe ryumvikanye.
ubusabe bwawe bwakiriwe, wasengeraga ndabyumvise, icyifuzo cyawe kirashoboka, agahungu kawe ni kazima, birukagira ngo agahungu kawe ni kazima. Niyo kataba ari agahungu kaba ari ikibazo cyangwa ari ikindi, mugute agahungu kawe ni kazima, mubwire ukwegera bimubwire ntabwo agukubita ni mu rusengero, niyo yaba afite amahane mu nzu y'Imana ari mu itora. Agahungu kawe ni kazima, bigendera amahoro, isengesho ryawe ryumvise, amaganya yawe Imana yayabonye. Haleluya, haleluya. Kwinginga kwawe, amarira yawe, agahinda kawe, amasengesho yawe, haleluya, haleluya, Imana yayumvise, urashubijwe, wagenda urashubijwe. Itahira unezerewe, itahira ubyina, itahira uguwe neza, agahungu kawe ni kazima, igendera amahoro. Haleluya. Yamubwiye iryo jambo, aya masaha ahwanye n'amasaha ndimo kubikubwira mu byari saa saba. Muze kwasoma hepfo haravuga ngo yari yabimubwiye saa saba. Byari saa saba nk'izi saha. Ndasaba kugira ngo izi saa saba zikubere nk'isaa saba turimo gusoma mu ijambo ry'Imana. Uko bihuye, haleluya, uko bihuye, uko bisa, uko bihuriranye, ariko n'Uwiteka ahuza ijambo ryawe n'agahungu kawe, n'ikibazo cyawe, n'isengesho ryawe, no kwinginga kwawe, n'izina rya Yesu. Haleluya. Umuntu ngo arizera, icyashimishije ngo yizere iryo jambo, aragenda. Muhaguruke dusenge. Yizere iryo jambo, 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 yemera icyo Yesu avuze, yizerera muri iryo jambo Yesu amubwiye, yizere adashidikanya, yizere iryo jambo, yakira iryo jambo, abika iryo jambo, agendera muri iryo jambo. Yizere iryo jambo, yizere iryo jambo. Tugiye gusenga rero, yizere iryo jambo. Haleluya, yizere iryo jambo, yizere iryo jambo. Iryo Yesu amubwiye ntiyamushidikanyagaho, ntiyamucekeranya, yari amuzi neza, yari yaramwumvise, yari yaramubonye akora ibitangaza, yabonye ahindura amazi divayi. Iryo jambo Yesu amubwiye araryakira, araryizera, ararigundira, arigenderamo, arataha. Ngageze mu nzira ahura n'abagaragu be, baza bamubwira bati databuja, umwana wawe ni muzima. Haleluya. Bamuzaniye inkuru nziza. Ndabona abantu bakuzaniye inkuru nziza, ndabona urimo kwakira inkuru nziza, ndabona ubuhamya bwinshi, ndabona inkuru nziza. Haleluya, haleluya. Ndabona inkuru nziza bakuzaniye, ndabona bagusanganira, ndabona ubuhamya bwinshi cyane. Humura amahumura, umwana ni muzima, humura. Haleluya. Zamura amaboko mwese, icyubahiro n'impundu nyinshi. Tugufitiye inkuru nziza, tugufitiye inkuru nziza. Databuja, yewe mukristo uri hano, hari inkuru nziza. Ijambo Yesu akubwiye rirakoze, ijambo Yesu akubwiye rirakoze, ijambo Yesu akubwiye rirakoze. Haleluya. Icyo wahamagariraga Yesu, uyu nguyu yahamagaraga Yesu afite ikibazo cy'umwana we w'umuhungu ugiye gupfa. Niyo mpamvu yasenze, niyo mpamvu yamutabaje, niyo mpamvu yamwinjize. Wowe ni ikihe kibazo ufite? Nicyo uhamagarira Yesu. Nta kindi usabwa, izere gusa, wizere gusa, wizere gusa. Nta kintu na kimwe adashoboye. N'ibyaha byananiranye arabishoboye, n'intege nkeya zitavaho arazishoboye zavaho, n'imbaraga z'umwuka wazuzura wazakira. Imana irabishoboye. N'ikibazo cy'uburwayi Yesu yaguha umuti, yagukiza ukaba muzima. Waba urwaye umutwe, waba urwaye igifu, waba urwaye amaguru, waba urwaye umugongo, waba urwaye mu nda, waba urwaye indwara zitamenyekana n'izindi zose, Yesu arabishoboye. Agahungu kawe ni kazima. Zamura
ukuboko k'uburyo kw'ibumoso gushyira ku mutima. Agahungu kawe ni kazi. Yesu yumvise gusenga kwawe. Yesu yumvise kwinginga kwawe. Ntabwo uyu munsi naje kwigisha, ahubwo naje guhanura ubuzima bwawe. Naje kwatura aya magambo y'Imana Imana yampaye ku buzima bwawe. Naje kuvuga aya magambo y'Imana ku mibereho yawe. Ntabwo uyu munsi niwizera iri jambo uzasigara nk'uko wari umeze.